Muri gahunda twihaye kugeza ku banyarwanda amakuru arebana n'inganda zikora ibirebana na made in Rwanda. Uyu munsi twawuhariye uruganda rwitwa Yego Manufacture Limited rukorera hano mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Tukaba duhuye n'umusore uhakorera. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Twagira ngo twibwire unadutembereze hano muri bikorwa byanyu by'uruganda rwa Yego Manufacture Limited. Murakaza neza mu ruganda rwacu. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Jean Fidèle. Musabyimana Jean Fidèle ushinzwe iki hano mu ruganda? Nshinzwe abakozi na stock n'umusaruro w'uruganda muri rusange. Twagira ngo rero ugende udutembereze nta kibazo twereke ibyiza bihakorerwa nkuko twayabwiye n'uruganda rukora ibinyobwa bigezweho byo mu Rwanda. Bimwe twayaga tujya gushakira imahanga ntago bikiri ngombwa kuko uruganda rwabikemuye nkuko muri buze kwirebera. Bafite ubuhanga bukomeye cyane ku buryo ibinyobwa bakora byambuka bikajyana no mahanga yakure ku isi yose. Hanyuma aha tugeze ni hehe? Tugeze ni kuri stock naho tubika umusaruro twabonye umunsi ku munsi. Ko tubona harimo ibintu byinshi cyane n'ibikini ahangaha. Nkuko twatangiye mbibabwira dukora produit ebyiri muri iki gihe nizo dufite. Ako turateganya no kugira izindi zirenze ebyiri. Dufite inzoga yitwa Gorilla Power Gin, tukagira na Lion Vuduka. Ni produit nshyashya Vuduka nayo imeze neza. Muzayikunda nkuko mwakunze Gorilla. Turabyizeye. Iyi mureba rero ni stock. Ni umusaruro wacu twabonye nano tubika. Tubona imeze neza, turabona nta kibazo gihaze. Komeza dutembereze turebe. No kuvuga ibi byose ni inzoga cyangwa harimo n'ibindi bitari inzoga? Byose ni inzoga. Urabona iyi tugezeho niyo yitwa iki? Iyi niyo yita Lion Vuduka. Turacyatembera atwereka aho babika umusaruro bamaze gukora. Murabona dufite stock nini nane nyuma ari umwanya mwaza mu karere. Turabona abandi bakozi bakora hano. Mwaramutse? Mwaramutse neza. Watubwira amazina yawe? Nitwa Kwizera Jean Paul. Baramutse nawe? Yego. Witwa? Nzayisenga Etienne. Turabona muri ukazi kameze neza. Iyi nzoga niyo yitwa ngo iki ngiyi uri? Bayita Gorilla Power. Turacyakomeza tugenda mu ruganda runini cyane rwose byerekana ko abanyarwanda bamaze gutera imbere no kwiteza imbere. Bitakiri ngoma ko umuntu ajya mu mahanga gushakayo ibinyobwa nk'ibi ngibi. Abategura ubukwe, abafite ibirori bitandukanye, bose ibanga nta handi no kuyamugana no muri Yego Manufacture. Ibintu kwa byinshi cyane ra. Ibi byose mubona bakira ku buryo bishira mukakwa n'ibindi? Tubona bakiriya cyane. Twemeje kubamara icyaka abanyarwanda tukabaha ku byiza by'u Rwanda. Ko mubibona rero tuvuye ahantu inzoga bazibikayo bamaze kuzikora. Ubu ngubu utujyanye hehe? Katugere muri production. Muri production kuvuga iki? Ukuvuga aho dutunganyiriza no musaruro twabonye hano. Umeze ugiye kutujyana kutwereka mbese uburyo muzikora naho zikorerwa beze ku gicumbi cyazo. Ahangana aho muzibika muze kuzikora. Turabona ko bizinabika ubuziranenge nta masashe nta ki ni ibintu mbese bibora ku buryo ubikoresheje atagira ikibazo cyo kubitwara. Biranoroshye kubitwara. Ntago bigoye. Ndabona dufite envelope imeze neza. Kubitwara ni ibintu byoroshye. Biba biri safe kabisa ku buryo bigezayo amahoro nta kibazo. Nakoze turacyatembera mu ruganda ubwo dusohokaho babika ibinyobwa bimaze gutunganywa. Tukaba twerekeje aho bitunganyirizwa. Nabona ko aho bikora ahantu hanini cyane ku buryo no wakenera amakamyo nk'igihumbi yabibona. Hajya ngo tugiye muri production. Twagiye twerekeje mu nzira igana mu ruganda nyirizina aho bikorerwa. Ruganda nini cyane ushobora kugenda umunsi wose utaranarurangiza. Aha tugeze ni hehe? Aha tugeze niho iriya nzoga mwabonaga ikorerwa niho itunganyirizwa. Ubwo ishyirirwa mu ikarito niho yengerwa. Aba mbona tugezeho n'abakora iki? Aba ni abakozi. Urabona uburyo iriya nzoga yacu bimeze.
ano macupa bari ibirahure kugira ngo adakomana. Hari tuno tuntu, iyi ni partition. Tuyikora mu buryo bwo guprotegitinga amacupa kugira ngo atameneka. Aha naho ni bitandukanye icupa n'irindi. Ni bitandukanye icupa n'irindi kugira ngo amacupa atagira ikibazo akameneka. Aba ni baciye kwikora? Nibo babikora. Mwaramutse neza? Mwaramutse. Watubwira amazina yawe? Nitwa Komeza Usenge Bernardine, ndi umukozi muri Yego Manufacturers Limited. Ibukora hari aho wabyize cyangwa wabyigiye hano? Nabyigiye hano. Wamaze kingana iki? Maze umwaka umwe. Nakoze. Turacyatembera bacyatugeza n'ahandi abandi bakozi bari mu bikorwa bindi. Dukomeze, uruganda ni runini. Muri Rebera ibyiza dufite. Uyu ari kugira tuyu nguyu? Uyu nguyu ari gufunga amakarito nk'uko mubibona. Afunga. Uyu ari gukora ikarito. Urabona ni babiri, yamaze kuyikora akayihereza uriya icyo afata zino partition naberekaga, agashyira ari mu ikarito, yangiza agashyira packaging abashyira mu makarito. Waramutse nawe? Ibukora ni ibiki? Ndi gufunga ikarito. Ubu se ikarito uyifunga mu buhe buryo bigenza gute? Okay. Ibimeze gutya, ibifunze gutya nyine. Ubu yarirambuye gutya bisanzwe nk'iyingi? Yarimeze nk'iyingi? Ubigenza ute twereke? Okay, kuntu mbikora ibirambuye gutya. Noneho nkayifata nkayizamura, nkayigira uko nguko. Noneho nkayifunga kugira ngo ifunge gutya, nkayiterera uriya nawe akahita yayishyiramo irasweta. Ku munsi ushobora gukora nk'amakarito nkangaye ku munsi? Ku munsi ibihumbi nka 2. Ibihumbi 2 byose? Ntabwo warushye? Ntabwo mba narushye. Biroroha cyane. Waramenyereye? Narabimenyereye, biroroshye. Nakoze? Wewe witwa nde? Niyo buhungiro. Inde? Niyo buhungiro. Nawe uri umukozi hano? Ndi umukozi hano. Nakoze? Aya no kuva ko aya namakarito nyine ubu nta gikurikiyeho ahitajyamo inzoga? Nta kindi asigaje uretse gushyiramo inzoga. Ubu gutya nta kibazo, tuhita dupakiramo inzoga nta kibazo. Ubu tugiye he? Twegere aho bashyirira inzoga. Uyu nguyu azijyanye he? Uyu azijyanye muri stock. Agiye gusuka twabonye. Hande twahereye. Izi ni izihe? Izi ni Gorilla Power Gym. Waramutse neza? Yego. Niwe turi kumwe mu kanya? Nzayisenga. Ubu zijyanye muri stock? Zijyanye muri stock kuzipanga kwe n'izindi. Okay, rakoze. Turakomeje turi kumwe n'umuyobozi ushinzwe production. Aha ibi ni ibikino tugezeho? Anga tugeze. Urabona abasore. Abo basore badufasha. Urabona imashini raninga. Inzoga ziza hano kuri no mashini. Bano rero icyo badufasha kuzifata bakazishyira muri ya makarito arangije gukorwa. And then bakazijyana, hakaba hari umuntu nawe ushinzwe kuzifunga, yarangiza tugahita tuzijyana muri stock. Aba ni abashinzwe kuzipakira no kuzishyira neza? Mwaramutse namwe? Yego. Ibi mukora byita ngo iki? Gorilla. Gorilla? Ibi ni ibiki? Iyi ni taps cyangwa se scotch. Iyi ngiyi rero urabona iyi ni scotch y'Uruganda. Mu rwego rwo kugira ngo abantu batadutuburira. Dukoresha scotch y'Uruganda rwanditseho amazina y'Uruganda. Aya ni amazina y'Uruganda? Ni amazina y'Uruganda. Yego. Wabyitira wese abakozi bitari byo? Abakozi bitari byo. Yanditseho iki? Handitseho Yego Manufacture. Hanyuma turacyakomeza twereka uburyo inzoga ikorwa kuva gitangira kugera ku musozo. Aba ni abatekinisiye bashinzwe kuzikora? Aba ngaba nabo badufasha mu kuzishyira mu makarito. Dukomeza ku ruganda no nyirizina noneho. Twahageze. Iyi mashini ikora iki? Ibyo kubasobanurira no mashini yose uburyo ikoramo. Hano tugira imashini
aho bihera aha turi mu ruganda nyirizina. Izi nzoga mubona aho muzigura mu makaritsiye mu ntara zitandukanye, twageze ku gicumbi cyazo aho ziba kuva zikitangira ku munota wa mbere kugera ku wa nyuma, kugira ngo dushire amatsiko n'abantu bose bamenye ikinyobwa cyuje ubuziranenge aho gikorerwa, ahantu heza hari isuku kandi hameze neza. Aha nihe tugeze? Aha ngaha warutsabye ko nkwereka process yose uko itangira. Urabona uriya musore uri hariya ruguru, uriya muremure niwe ushyiraho amacupa kugira ngo tubashe kubona uriya musaruro twabonye hariya. Iyo amaze kuyashyiramo, hano dufite imashini idufasha kuvoma, gupfundikira no koza amacupa, gukorerwa isuku ariya amacupa tugiye gushyiramo inzoga yacu. Hari imashini ibanza hariya iriya yo ku ruhande, ikidufasha ni ugusukura aya macupa nk'uko nabikubwiye. Imara kuyasukura ikayahereza indi mashini iri hino yayo ariyo filling machine. Iriya filling machine nta kindi dufasha ni ukuvomeramo ya nzoga yarangije kuboneka. Biva muri filling machine biza muri cupping. Cupping ni system yo gupfundikira. Biva muri cupping. Inzoga iri heze ko nari inzoga ijyemo iri he? Inzoga ibintu rero kubera ikoranabuhanga tugezeho, uzagezemo tutabizi. Zagezemo kare mutabizi. Dufite inzoga ziza ziturutse mu rwengero zikaza hano mu mashini, hari inzira zicamo zikagera hano mu mashini zizanye. Ntabwo zizana. Uburyo ino mashini ikoze igira pompe ikurura inzoga yarangije gukorwa. Iyo imaze gukururwa ikayigeza muri ya filling machine, nibwo iyi mashini itangira gufiringa yamaze kugera muri filling machine. Uko bibona rero ni ibintu by'ubuhanga cyane udashobora gusobanukirwa ngo ubimenye, ariko kigaragara nuko hano niho inzoga ziva mu ruganda rwazo zikagera zica mu matiyo atandukanye kugeza ku minota wa nyuma aho zipfundikirira. Mureba naho bazipfundikirira, ku buryo ni ubuhanga utabimenye ntabwo wamenya naho byerekeye, ariko bageza kubereka muri make uko bimeze nuko bikorwa. Bariya n'abakora cyane amacupa mashyashya batari batangira gukoresha. Buriya rero uruganda bisaba ni ibintu by'uruhererekane. Urabona uriya mugenzi we ari kuyaterura yakura hariya akayamwegereza akamukirizaho. Urabona zarika apfutse neza. We ni mashyashya? Ni mashyashya. Nta kintu kirajyamo? Nta kintu kirajyamo. Aya ngaya nta nubwo aroza. Iyo amaze kuyashyikiriza uyu nguyu rero n'umusore ureba muremure, we ashyira mu mashini nayo ikabasha kuyahereza yarinsa nababwiraga. Murakoze, ndabona ari ibintu birebire cyane. Hanyuma biriya ni iki? Ni amasitoke y'amacupa aba ari make atarakoresha? Ariya ni amacupa atarakoresha. Yose bamuzakoresha ajyemo inzoga yose. Aya ni iminsi mikeya akaba arangiye. Ikibazo cy'aka muragikemuye mu Rwanda hose? Bana nicyo twaziye twiyemeje kukibavura cyose. Reka dukomeze dutembereze noneho turebeye. Ubu ngubu tuvugana tugiye hehe? Ndacyari kubasobanurira ino mashini uburyo ikora. Gupfundikira ijya hehe? Urabona iyi mashini iri hano, iyi mashini irumutse. Irumutsa? Irumutse iki? Irumutse. Urabona kuri iriya mashini twahereyeho, iriya yari insinga iriya yoza amacupa. Hari igihe amazi aba yaguye ku macupa, iyo icupa rize ritose rikajya muri ino mashini iraryumutsa kugira ngo nibigera kuri laboringi bitaza kugorana. Imaze kuryumutsa hakurikiraho iki? Ryumutsa ikirihereza ino mashini ya laboringi. Imashini niyo ishyiraho ino lebo. Ubu ibi ni ibiki yagezemo mumaze no kuyandika? Yarangije kwandikaho. Ubu hasigaye iki? Igisigaye ni ugushyiraho iyo imaze kuva hano kuri laboringi, tugira indi mashini ya printing ishyiraho batch number, itariki inzoga yakoreweho, biva muri iyo printing dukomeze bigahita bigera kuri ino mashini. Iyi ni iya Rwanda Revenue. Iyi ni iya Rwanda Revenue?
ikora iki? idufasha gushyiraho zino stika, iriya stika mujya mubona ku nzoga. Bita gashyireho ndebe shyiraho gute? Iri gashyiraho? Gahita kijyana? Gahita kijyanaho. Hajya kamaze icyo kangaka? Aka kangaka niko gaha agaciro ino nzoga. Abanyarwanda barabizi cyane. Ikerekana ko yasoze? Ko yemewe ku isoko nta kibazo. Ukomeze? Tugeze ni hano niho twahereye kuri ba bakozi bahita bashyira mu makarito. Iriya mashini mbona ya computer ni ikora iki? Iyi mashini ya computer ikintu dufasha no gutanga report igaragaza zino tax stamp twakoresheje umunsi ku munsi. Ubwo no kuvuga iki? Tax stamp no kuvuga ni ino stika ya Rwanda Revenue yakoreshejwe umunsi ku munsi. Uko icupa ritambutse hano habaho kamera urayibona. Ino kamera itanga amakuru mo hariya. Amacupa yose mwakoze? Bigaragara. Ku munsi mushaka gukora nk'amacupa angana iki ku munsi? Aba ari menshi, 50. Ubwo ni litiro zingahe? Hafi 17. Litiro 17 ku munsi? Buri munsi? Buri munsi. Ukomeze bira tujyane ruguru hara none ndabari izi mashini nyinshi cyane. Tugire turebe. Dukomeje urugendo rwacu kugira ngo tugeze ku Banyarwanda aho bimwe mu binyobwa banywaho yabikorerwa kugira ngo bajye banamenye ubuziranenge bwabyo uko bumeze. Namwe bazajya babikenera muzajye mutireka tuye gusura inganda tumenyeho abantu bakorera ibintu tunywa. Itunganya amazi dukoresha. Inzoga yacu bayizewe cyane. Ni ukuvuga dufata amazi tukayatunganya, tukamara kuyatunganya tugakoresha amazi ameze neza mu rwego rwo kuzuza ubuziranenge bw'ikinyobwa cyacu no guha Abanyarwanda ibintu bimeze neza. Iriya tanke mbona nini cyane niyi kiriya? Iyi tanke nini niyo bengeramo. Niho bengera? Iyi niyo rabo niho ibintu byose bitegurirwa. Ni ukuvuga kuri ya mashini twahereyeho kugira ngo inzoga igeremo ivamo ivuye muri no tanka. Hariya hejuru muri etage? Hariya niho muri rabo niho bengera baraboratoire. Ni laboratoire zitunganyirizwa kugira ngo zigere mu bindi bice bindi. Kandi mukozi ushinzwe nta wundi muntu wemera kuhinjira? Ashinzwe umutekano wa hariya mbere? Oya, uriya niwe mukozi ukora hariya muri rabo afite na mugenzi we bakorana. Bakoze ubu rero nk'uko mubibonye ni uruganda runini cyane rwitwa Yego Manufacture. Katugane n'umwe mu bakozi nawe uhakora kugira ngo atubwire ibyo ashinzwe n'uburyo amaze kwiteza imbere abikesha no ruganda akoramo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ismael Mugaragu, akaba ari jye ushinzwe karite na production hano mu ruganda rwa Yego Manufacturers Limited. Wamaze ikingana iki ukora hano? Ngiye kuzuza imyaka 3 nkorera hano. Kuko uruganda twatangiye 2019 twaratangiranye. Tubwire rero muri make uko ukora kugira ngo tekinike y'uruganda ibashe gukora inagere ku musaruro wifuzwa. Ngo muri rusange ukurikije produit dukora ngewe icyo nshinzwe hano ni nka mpagarare RSB na FDA hano bagira ngo ndebe ko ibikorwa cyangwa se raw materials zituruka hanze zigeze hano ama ingredient byose biri according to the standard ndetse bizanarinda umukonshima uzabifata kubyerekeranye n'ubuzima bwe kugira ngo ikinyobwa cyangwa se produit yacu ibiri safe kugira ngo ibe yaba consumed. Muri make ubuziranenge bwose niwe babukesha? Yego. Muri labo mba nkontorora karite kugira ngo bigere ku mucuruzi cyangwa se nuza konsoma iyo produit iri safe. Yego. Hanyuma nk'umukozi bese mufatwa neza gute kugira ngo mubashe kugira bese inyungu mu byo mukora hano ku ruganda? Urumva nk'umukozi usanzwe ukora buri kwezi haba hari income ubona, haba hari aho wari uri ugitangira uruganda, hari aho ubugeze, bityo rero uruganda mu kazi income ugenda ubonamo
ugenda uzamuka muri nivo y'imibereho ndetse ugenda ugira na experience ku buryo isaha ku isaha ushobora kubona promotion ubuzima bugenda buhinduka. Ni iki wishimira umaze kugeraho muri imyaka umaze kwana na Yego? Nari umuntu mbere utari ufite amafaranga kuri banki, ariko ngubu hari amafaranga mfite. Nari umuntu udafite assets zimwe na zimwe, ariko hari zo maze kugeraho mbikesha income nagiye mbona hano muri company. Ingamba rero ufite mwino minsi kugira ngo ukomeze ukore neza kandi bizakugena akamaro mu minsi iri imbere n'inkiziye? Nk'umusore, ndacyari umusore, hari plan umuntu aba afite, hari n'urwego uba ugezeho, so ngerageza gukora ku buryo uko umunsi ugenda uza za income mbona saving nagiraga ngenda nzizamura kugira ngo ejo n'ejo bundi, kuko ntago nk'intego umuntu aba afite ntabwo ari uko umuntu azahora akorera umuntu, nanjye mafite ibintu ngomba kuzakora, so ni ukongera ama savings kugira ngo anytime mu gihe runaka mu myaka izaza nanjye nzabe rwiyemezamirimo ku giti cyanjye. Gahoro gira inama rero abantu bafite inganda zikora ibintu bidasobanutse ku buryo ushobora kuzakwagiza ubuzima bw'umuntu. Nk'umuntu w'umutekinisiye ushinzwe ubuziranenge, bagira inama, unasoza usaba uha inama abakozi mukorana kugira mukunde mugire umusaruro ugaragara. Murakoze. Ni ukuvuga ngo ubundi muri rusange niba ukora business cyangwa se niba ukora akazi muri rusange, kugira ngo wowe ubwawe utere imbere ugomba kureba ku mpande zombi, ntabwo ugomba kwirebaho. None se ninkora ikintu kugira ngo mbone amafaranga, umuntu ejo bundi agapfa, icyo gihe nzampombeje leta. Nako ngomba gukora ibintu bihuje na standard kugira ngo bigere kuri wa muntu, abibone byujuje ubuziranenge, abone icyo kintu akinywe cyangwa kirye yishimye, ubuzima bwe buhinduke, ariko nanjye mbone ya income, ariko uwo muntu nawe ubuzima bwe afite ubuzima buzira umuze. Ni ukuvuga ngo rero amategeko arahari cyangwa se amabwiriza y'ubuziranenge yashyizweho n'ikigo cya RSB, Rwanda Standard Board, kandi hari na regulation ziri international. Abenshi baba bagiye bafite za murandasi, urareba ugasoma, ese iki kintu nagikora gute kugira ngo bitume narinda umukonsumer. Bityo rero nashishikariza abanyenganda bose na bagenzi banjye turi muri domain imwe kugira ngo bajye bakora ibintu byujuje ubuziranenge, bityo ari ayo mafaranga azayabona kandi anarinde igihugu, anarinde n'abantu, kuko muri uku buziranenge buzaba bugerwaho, ibicuruzwa bikaba byinshi, iterambere ryawe rikaza, uzana creating a job, bityo unemployment hano mu Rwanda igende gabanuka. Murakoze? Namwe murakoze. Tugisoka mu Ruganda aho twari turi duhuye n'umukiriya uje kurangura, twagiye mutanye mutwibwire muramutse neza? Yego. Twasuye Ruganda, tubona uzanye imodoka uje kurangura iki? Nje kurangura gorilla gin na Yego n'akajiko k'abana kitwa Yego. Kano kaji k'abana baragakunda cyane? Baragakunda cyane. Ibinyobwa bya Yego se ibanga ribyihishemo cyane ku buryo mukunda kugura cyane n'ingiriye? Biraryoha, abantu barabikunda, baza kubigura bishimye. Muri make ni ikinyobwa cyuje ubuziranenge kagikunzwe? Gifite ubuziranenge, abantu benshi baragikunda nta kibazo. Nshobora kuza nk'hano 2 mu kwezi. Mu kwezi kibugira hano 2 mu kwezi? Yego. Ujyanye nk'amakarito nkangaye mu mezi 2? Iyo nashobojwe buri turu ntwara amakarito 100. Amakarito 100 kuri buri turu? Yego. Ngahoro bigira ukibwira abakiriya bawe rero nk'umuntu wageze ku Ruganda, icyo bifuza kugira ngo bakomeze bakugana ari benshi? Icyo nifuza ku bakiriya nuko bakomeza kuza kungana nyine bakagura ibinyobwa byo kuri Yego, harimo za gorilla gin na Reyo gin n'akaji ka Yego k'abana. Za umunyarwanda nazo nukunda kuzijyana nazo? Ndi umunyarwanda, nazo turazitwara, ariko nyine biterwa n'icyo waje uwo munsi uje gutwara. Yego. Basanye uzashizwe umwari zirangwe munazimara? Twarazimaze kuko barazikunda. Ukorera hehe? Nkorera i Murambi mu Gatenga. Kagari? Ka Nyanza. Murakoze? Yego, namwe murakoze. Tugikomeza rero mu Ruganda, tugeze no ku mwana w'umukobwa w'umusekirite. Waramutse neza? Waramutse. Watubwira amazina yawe? Nitwa Uwirage Ariane.
waba ukoreye kampani y'umutekano? Hayiseke Company Limited. Tubwire uburyo ro ucunga muganda ucunga umutekano w'uruganda rwanyu kugira ngo abakiriya barugana n'abakozi bose bumve bafite ubwisanzure. Abakiriya baje bagana uruganda mbere yo kugera hano tubanza bwacu twe tukabakira tukaba service nziza, hanyuma tukabageza ko bifuza kugeraho, tugakurikirana ibyabo baje gutwara ko bigenze neza. Uburyo ntawe ushaka kuri ikintu cye aguze akigeza amahoro uko yabyifuzaga. Ntawa buri kintu cye icyo yashyira n'icyo yatereka hasi cyose yaza akagisanga nta cyangiritseho. Yakoze? Yego namwe murakoze. Tumaze gutemberezwa uruganda rwa Yego Manufacture Limited. Hanyuma tubasanze namwe hano mu biro twagira ngo mutangiremo twibwira munatubwire n'inshingano mwamufite muri no ruganda. Murakoze, nitwa Irankunda Bruno Rukasi, nkabandi assistant manager cyangwa assistant officer, nkaba nshinzwe imikorere y'aha yose, nkaba nshinzwe n'abakozi. Mu kuvuga ushinzwe ibikorwa by'uruganda gushinzwe n'abakozi. Hanyuma uruganda rwanyu twabonye rufite ibikorwa bigaragara. Nireba ngamukoresha kugira ngo mwe mukora inzoga nyinshi kuriya kandi twatwanye n'abakiriya batwe ko izo bajyanye zihita zishira. Nireba ngamufite mu ruganda rwanyu. Bon, bigaragara uruganda tumaze imyaka 2 dukora. Ibanga nta rindi no gutanga umwimerere na produit iri high quality, ifite quality nini kurenza uko twabyara quantité. Ikindi kintu twegera abaguzi bacu twumva icyo tugomba guhindura, hanyuma ndumva ari cyo gituma produit yacu iri hano iri standard. Hanyuma tugiye kushinzwe n'abakozi. Abakozi mwafata neza gute kugira ngo babashe kubabyaza umusaruro mwifuza? Abakozi bahangaha usibye basic needs za mbere z'umukozi nuko aba yishyurwa neza, ako beside hari ibintu byinshi tubaha. Icyambere bishyurirwa ubwishingizi, yaba hano mu ruganda cyangwa hanze bw'ubuzima, ndavuga indwara gukora iki, tukabishyura ke social. Abakozi bacu baba hano hafi yacu, nta kubera tuba turi muri free zone ya kabiri, ni kure iyo utuye kure, so bafatira lunch hano. Ikindi kintu hari n'ibyo tugira nyuma y'amezi 2 byitwa agahimbaza musiki kabo. Bari no mu bibina hano, hari ibibina bitandukanye by'abakozi byo gutuma biteza imbere. Ni ibyo navuga ahanini tubafatiye. Gumana abagabura birumvikana. Turabagaburira. Hanyuma rero abakiriya bo babagana bo mwafata mute kugira ngo nabo bakomeze bishimire uruganda rwanyu? Service mubaha iri kuri rwego? Service icyambere tumaze gutera imbere mu bijyanye no kwegera abakiriya bacu. Aho buri wese ahari ubu twamukorera delivery, twamusangisha produit yacu. Harabo bijyanira aho bacururiza n'abakorera. Ahanini nicyo twemphasizingaga uno mwaka kugira ngo tubegere, turusheho kuborohereza kugira ngo produits zibagereho. Kandi ikindi tuguma dusora n'ubundi bwoko. Ubu ngubu mu kwa kabiri uko tugiyemo turasora inzoga ebyiri, imwe yitwa Lions Heart Rum, hakabaho iri kuvuga ngo iki mu Kinyarwanda? Ni rum ni inzoga nkuko wavuga vodka, gin. Twe tugiye gusora rum yacu yitwa Lions Heart, twongera tukaba tugiye gusohora n'indi yitwa Gorilla Coconut Flavored Waragi. Ubiri havuye ku isoko nayo. So byose dukora no kugira ngo tukomeze tubaha ibintu bifite umwimerere, kuko ndabizi nayo bazayikunda. Ni inzoga imeze neza, ni inzoga twize guhera muri 2019 tutarayiransa kugira ngo tuyiranse ifite qualité. First of all ifite qualité kuko nta hitandukaniye na whisky.
mbese mumaze imyaka 3 mwiga inyigo yayo ubu rogeze ku munota wanyu. Yego ubu ngubu nibwo turayiransa ku itariki 15 z'ukwa kabiri. Z'ukwa kabiri. Abanyarwanda bayitege. Yaryoshye kandi irahise. Imeze neza. Hanyuma hajya andi moko yani mukwana ayo mwari musanganywe nangahe? Dufite ubu twari dufite ubwoko bubiri. Dufite Gorilla Gin, hari na Leon Vodka. Iyo ni vodka yacu. Twongera tukagira ubundi ubwoko tugira ntago bwo ari inzoga ariko na amaji y'abana yitwa Yego. Ni imitobe mbese y'abana. Imitobe abana bashobora gukoresha bagiye ku mashuri, umwana ushobora kumupfunikira, umwana ni ji imeze neza. Abiye tuganira tubere ko ageza mu rugo zigashira. Ese mukora ugerageza gukora nyinshi ko batuye ko izo za ji z'abana zikurwa cyane? Urumva ji yacu iri kuri standard yo kuba dirwe. Ni ukuvuga ni umwembe ariko ushatse washyiramo amazi kugira ngo tubuke ushobora no kuyihora ukayimenya. So iyi ji yacu rero kubera hari ibibazo byari birimo ahantu twavanaga imyembe cyangwa pulp, mango pulp, imipaka yari yaragifunze kubera ibibazo. Rwanda se nta myembe yabo? Kubera ibibazo bya covid. Impamvu mu Rwanda twe tugurira abantu babitunganya. Urumva tugura nk'abantu bafata iyo misaruro yose bakayishyira hamwe hanyuma bakabasha kuyiprocessing. Mu Rwanda rero ntago twagira ubwo bushobozi ariko expecting wenda ko tuzabigira ariko ubwo icyorezo kiri kugenda kiba gikeya wenda turagura turebe ko kongera kuyisubiza ku isoko neza kuko yari imaze iminsi failinga tubura ukuntu tuyibicinga neza. Hanyuma iriya bombo ya Umunyarwanda yikunzwe nayo ibanga ryayo muri kuyikorana n'iteretse. Bombo ya Umunyarwanda yaje muri 2011 cyangwa 2010 niba ntibeshye. Ikindi kintu ubu hari amoko asa nkaho hari amoko atatu ya bombo. Hari bombo z'inkorora, hari bombo za Umunyarwanda ntoya cyangwa nini zo bita lollipop, hari bombo ntoya. Mbese mu bijyanye na bombo zacu twagerageje kwisanisha naho turi. Urumva bombo zacu ziri flavored n'amata. So it means abana barazikunda cyane. Harimo n'amata? N'abantu bakuru barazikoresha. Hanyuma rero mu gusozagira rero kisaba abakiriya babagana unatubwiye neza aho uruganda ruherereye nyirizina nk'abantu bashaka kuza kubagana ari benshi aho ahariho. Bon, wenda turaza kwafisha nimero bakoresha batugana. Gusa uruganda ruherereye muri free zone ya kabiri i Gahanga, icyicaro cy'inganda zindi munsi ya Master Steel, niho dukorera. Ariko kubifuza kutugana wenda bashaka delivery nababwiraga bakontakta nimero ziba ziri ku ikarito hanyuma tukavugana. Nibwo buryo bwiza dukoresha. Ubu ni mu mujyi uwashaka stock y'ibinyobwa byanyu cyane cyane yayisanga hehe? Mu mujyi rwagati muri Nyarugenge market dufitemo icyicaro, dufitemo abasupplier baduhagarariye. Hari munsi yo kwa Eugene hariyo stock yacu abantu bose bashaka Gorilla cyangwa abantu bose bashaka produit zacu akenshi bazishaka niho bazisanga bace mu mujyi. Abanyabugogo nabo niho barangurira. Hanyuma bo mu ntara bo baratugana bakaba baza hano kubera akenshi na kenshi ntabwo turagura imipaka ngo tusupplyinge cyane cyane mu ntara nubwo twabitangiye muri Gisenyi ariko abo mu ntara baratugana cyangwa bakatuvugisha kuri telefone tukabakorera delivery cyangwa bakarangura ku mastock yandi ya Nyabugogo cyangwa mu mujyi. Akenshi kubera bo bashaka nyinshi quantity nyinshi bo hari igihe biyizira ku ruganda. Bakiza ku ruganda amarembo arafunguye n'ukuri. Ni mu gihe nicyo musaba ko ziro mukoresha cyangwa mukorana mu myitwarire yabo myiza cyangwa nuko basanga batanga umusaruro kugira mbese
bakomeze bakore kandi bungure uruganda? Bon, abakozi bacu ikintu cya mbere muri ibi bintu habanzamo ubwirinzi, kwirinda ukwawe, kuko tuba tudiringa n'amamashini, tuba tudiringa n'amacupa ameneka. Ni ukuvuga ngo hagomba kubamo ubwirinzi. Ikindi kintu ni ugukunda akazi, kuko natwe tuba twakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo nyuma y'ako kazi babeho neza, biteze imbere. Bera na covid mwayirwanyije mute nko mu Ruganda? Covid twebwe ikiza twashyizeho measurements. Mbere yo gukingira twakoreshaga uburyo busanzwe bwo gukoresha sanitizer, ariko nyuma yaho abakozi bamaze gukingirwa, ubu abakozi bacu bafite inkingo zose barashimangiye, kugira ngo natwe ubwacu ntidutakaze umukozi mu gihe turimo gukora, kuko baba bamaze kugaininga experience. Ni ukuvuga iyo tumugoze natwe ni igihombo kuri twebwe. Icyo ngo mwakongera ku kiganiro tugiranye nk'umuyobozi mukuru ndabashimira ibikorwa by'uruganda n'abakozi. Ndabashimira, mwakoze kudusura, kandi turi kugerageza gukora ibyo abanyarwanda bakunda. Turi kugerageza gukora umusaruro twakisangamo twese. Mwakoze. Nyuma yuko tumaze gusura uruganda, tukavugana n'abakozi, tukareba uburyo rukora neza, tubashe no guhana n'umuyobozi mukuru w'uruganda, twajya mutanye mutwibwira. Nitwa Mahagara Alexis, nkabandi yewe nyiruru ruganda rwa Yego Manufacturers. Ni uruganda twashinze tugamije guteza imbere igihugu cyacu n'abanyarwanda. Ese mwari musanzwe mubikora, mwarabyize, cyangwa se uburyo mwashatse meze kujya mahanga umurimo mutanga akazi munazamura igihugu cyanyu? Ni ibintu dukoze imyaka myinshi, kuko navuga ngo twarabiguriwe, turanabyiga, tunageramo no kubikunda, kuko habayemo kwihangira imirimo mbese muri makeya, mu buryo bwo gushakisha imirimo no kuyiha n'abandi. Mutubwiye rero ubudasa ku ruganda rwanyu, muravuga mufite uruganda, ese akarusho mwihariye kurusha nk'abandi ni nk'akaye mugiranyije? Akarusho twihariye nuko dufite uburambe, kandi ikindi cya kabiri produit yacu iri muri quality yo hejuru, kuko twe dukora ibyo tuzi kandi tunakunda. Nicyo navuga ko niko karusho dufite. Muhangana mute n'abandi rero n'izindi nganda hanze ku isoko zimukora ibintu bimeze kimwe n'ibyanyu? Guhangana ntabwo duhangana, twebwe iyo turi ku isoko ntabwo haba harimo guhangana. Ku isoko haba harimo kungurana uburyo bwiza bwo gukora ibintu bya made in Rwanda, kuko iyo uvuze ngo ni uguhangana byaba bigaragara yuko waba uri gutesha agaciro k'ibya mugenzi wawe. Ukora byiza nawe akakwigiraho ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko iyo duhuriye ku isoko niho ugira niba ko ryo gukora ibirenzeho, kubera ko ufite mugenzi wawe ukora ibindi, nawe uravuga uti ndakora ibirenze kuri we byiza, tukuzuzanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Imipaka rero irafunguye, bagiye gutangira kujya bazana ibicuruzwa biturutse hanze, harimo n'ibinyobwa nk'ibimukora by'amarikeri. Ese mwiteguye guhangana nabyo nk'iyo mvugo nyikoresheje nibigiye kuva hanze kugira ngo mukomeze ubucuruzi bwanyu kandi ntibuzahungabane na gatoya? Ibintu by'abantu bavana ibintu hanze cyangwa se izindi nganda zo hanze, ibyo ni ibintu twiteguye cyane, kuko n'ubundi n'imipaka itarafungwa twaracuruzaga kandi nabo bagacuruza. Gusa icyo ngicyo ni ikibazo wenda navuga ko tuzafashwaho na leta yacu, kuko leta yacu igomba kubigiramo uruhare kugira ngo dushobore kumenya ukuntu dukorana nabo, kuko bo ari abantu baba bafite undi mwihariko w'akarere aho batuye, kuko bari hafi y'inyanja. Abantu rero urumva bafite iza advantage zo kuba bari hafi y'inyanja, ibintu bikabagera mu buryo bworoshye kuruta uko bitugeraho. Ubwo rero leta yacu izabyigaho, nizaduha umurongo mwiza kugira ngo natwe tworoherezwe mu kugira ngo duhangane nabo. Hanyuma ubundi nagiye butubwira ingorane mwamuhura nazo, si ibikoresho mukoresha bituruka mu Rwanda cyangwa bikomoka ntabwo bagira mu buryo bugoranye cyangwa buvunanye? Ibikoresho byose biva hanze,
ni nayo mpamvu nakubwiraga ko akarere dutuyemo twebwe nk'u Rwanda arizo ngorane dufite. Izo ngorane turazifite cyane kubera yuko navuga ko arizo zituma ibintu bigeraho biduhenze, noneho twajya ku isoko wenda ibyo hanze bikaba bifite amahirwe kugira ngo bigire amahirwe yo kugira ngo biturushe ingufu, ariko byanga byakunda leta yacu nayo irabibona kandi irabizi, iyo politiki irayizi, izi ngorane z'umunyarwanda, izi ngorane z'igihugu, tuvugana bazi icyo bazakora kugira ngo natwe duhame ku isoko dushobore guhangana nabo. Mu rwego rw'akazi kino gihe cya covid ni gute cyahungabanyije uruganda rwanyu mugiranyije muri rusange? Igihe cya covid cyabaye rusange, cyaraduhungabanyije byo cyane kubera yuko habaye ubukene mu baturage, kuko gukora byaragabanutse, ariko iyo uri mu gukora kandi ushaka kwiteza imbere, ushaka no guteza igihugu cyawe imbere, nta gucika intege. Ubu twiteguye yuko hazabamo amahinduka kubera yuko covid turagenda dushobora kuyitsinda. None ingamba rero mufite kugira ngo mukomeze ubucuruzi bwanyu bukomeze buhame kandi bugire imbaraga, mbese ibakwe mufite kugira ngo mukore neza kurushaho niri? Murakoze cyane. Ibakwe twavuga rya mbere ni ugukora byiza no gushakisha ibyo umunyarwanda akunze, no kuba twagerageza noneho kwinjira mu bihugu by'abaturanyi tugacuruzayo. Gusoza rero ni mu gihe cyo musaba abakiriya banyu basanga bagana arabo muri Kigali nabo mu ntara zitandukanye, icyo mwabasaba kugira ngo bakomeze banyurwe na serivisi mubaha? Abakiriya bacu icyo twabasaba ni ugukomeza gukonsoma ibinyobwa byacu kuko ari ibinyobwa bya kalite, kandi tugakomeza kuvugana nabo bakatubwira icyo bumva twabahinduraho. N'ikindi cya kabiri turagerageza kugira ngo tubibegereze mu buryo bazajya babibona bitagoye, bibagereho mu buryo bworoshye. Murakoze namwe.